Playing ino audio muyumve abantu hari abantu batabikurikiye banakubaza ibintu byinshi ase koko nibyo ngo insengero zaba zigiye gufungurwa no kujya kureba niba noneho byuzuye nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icyara nuko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije abantu bakava mu kajagari nayo ibintu byari akajagari n'uwabyirengagiza nuko byirengagiza gusa ariko akajagari karakabije ubu mu bintu bitanasobanutse rero uburyo burahari uko byagiye insengero zafunzwe aho bazifunze babwiye abantu impamvu hari zitarafunzwe abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye ariko abandi hari benshi bazemeye uravuga ko hari abazujuje ibyo ni byiza ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje kandi ikibazo ni iki aho usesengura umwami ahubwo arashima ni ukuri ndashimye cyane by'umwihariko undi muntu nari buvuga izina ni umunyamakuru wagize ati amadini n'amatorero badutumye avugiramo n'abasore banga gushaka kubera ikibazo cy'ubukene mwabasore mwe dukura amaboko mu mufuka dukore tubone urufaranga nacyo icyo kibazo bagisubije ariko hari ibintu bikomeye mu bintu mwumvishe mu magambo umukuru w'igihugu nyakubahwa wacu perezida Paul Kagame umubyeyi w'abanyarwanda yatekereje ati igihe kirageze abapasiteri mukava muri depression mwarirutse kandi koko nibyo ibyo yavuze ibintu biri byo ko nawe uhakana yuko bafunze bamujije ubusa nibyo yagombaga kuzuza ni igihugu cyiza kiri ku muvuduko w'iterambere ibintu by'akajagari n'akavuyo gasanga n'umuntu agiye gusenga ahantu nta karangi ni ivumbi niho biba biri buriya ajya gukuraho nyakatse abantu benshi bararize ngo atukuye kuri gakondo none uyu munsi amatara atatse imihanda abantu baba mu mabati nabwo kandi bamuteye amabuye ntabwo ariko igihugu kimeze neza n'ahantu wasanga reka musuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye ukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa amahoro y'Imana n'abane nawe umwaka mushya muhire rero wa 2025 uzakubere uw'amata n'ubuki uzawubyaremo hungu na kobwa ubonemo abakwe n'abakazana ubonemo fiance ndetse ibintu bizabeterebye rwose nimba utameze neza ukaba uri ku gisasiro mu rugo iwawe cyangwa kwa muganga ukaba urwaye cyangwa urwaje wawe reka imbaraga z'Imana zikiza zikore ku buzima bwawe kandi amateka y'ubuzima bwawe ahinduke wabuze icyerekezo imyaka myinshi ariko reka duhanure tuvuge ngo dore igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije cyamika werekeze IKAZE hari umugisha wawe nigiye gito ukambuka Yorodani nawe ukarya ku bigugu ugahimbaza izina ry'Uwiteka Imana ngewe nitwa Manu ibintu nitirebye kabisa ni Ingoro TV Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga abantu munyarukireho muyirebe rero ibintu bizabasawa ni filime nziza yanditse neza suku yivugana uyirebere harimo abakinnyi b'abahanga kandi cyane baba star rero Imana iguha umugisha urakomeye cyane kubera ko wabyonze subscribe kandi nanone ukadukurikirana 5 kuri 5
mu nkuru zacu uko tugenda tuzigarukaho kandi nanone tugenda tuzicisha ku Ingoro TV. Imana ikuduhere umugisha. Murabona mfite akamwenyu rero, ndanezerewe, ndakomeye cyane, ndumva nishimye ku bwa press conference niho ninjiriye y'ejo yabaye, aho umukuru w'igihugu yarari kuganiriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi binyuze mu itangazamakuru ndetse n'ibinyamakuru byo hanze y'u Rwanda, kugira ngo berekane yuko u Rwanda ni igihugu gifite ubwisanzure kuri demokarasi ndetse na freedom of speech, aho umukuru w'igihugu yaganiriye n'abanyamakuru bakamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo byo mu karere ndetse n'ibibazo by'abaturage bagenda bagiraho. Bagiye bavuga ibijyanye na banke populaire, bakavuga ku bantu badahabwa ingurane ndetse n'abandi bagiye bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Impamvu mbivuga no kugira ngo wumve amakuru nifuza kukubwira. Press conference yose narayikurikiye, nshimira abanyamakuru bose ndabashimiye, bagize uruhare mu kutuvuganira. Nyine ntago abantu bose bari bujye, ariko abanyamakuru benshi baratuvuganiye. Hari aba mama urwa Gasabo bagiye batuvuganira, bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'abandi benshi. Muzajya munyihanganira mu biganiro dukunda gukora, ntabwo dukunda kugaruka ku mazina, kuko hari umuntu uguhamagara akakuba ati ko wavuze izina ryanjye, ariko nyine iyo turivugaho ibyiza turishimira, mba numva nta kibazo kiba kibirimo. Rero Imana ihabwa icyubahiro ku bw'amakuru meza tugiye kumva, ariko muranyemerera mbanze nifashisha icyanditswe, ariko reka mbanze praying ino audio muyumve. Hari abantu batabikurikiye banakubaza ibintu byinshi, ase koko nibyo ngo insengero zaba zigiye gufungurwa? hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo nashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya nuko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje, noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icyara, nuko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije, abantu bakava mu kajagari. Nayo ibintu byari akajagari, ntiwabyirengagiza, ni uko byirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije ubu mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye. Insengero zafunzwe, aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Uravuga ko hari abazujuje, ibyo ni byiza. Ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje, kandi ikibazo ni iki kibita. Ntabwo numva ari ikibazo giherereye kidafite umuti, ahubwo abantu no gushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora. Ntabwo rero mbona ikibazo. Hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu,
yego rero mwabyiyumviye ntabwo nce gusesengura nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu, cyane ko nta n'usesengura umwami ahubwo aramushimira, kandi nanone nta n'uvuga nta binora ahubwo arayivunyishiriza, kuko ibifite amacumu bayivuga. Rero reka dushimire cyane cyane by'umwihariko nyakubahwa umubyeyi wacu, umubyeyi w'abanyarwanda, ariko yageze no ku rubyiruko ibyo tuzabivugaho ubutaha. Muranyemerera nsome icyanditswe kiri muri Zefaniya ibice 3 umurongo wa 18. Zefaniya ibice 3 tubijyanirize hamwe. Nababwiye ngo nawe usesengura umwami ahubwo akoma amashyi kandi akanamushima, agashima nyine, cyangwa agahitamo akinumira. Ahitamo akinumira, kimwe n'umwami iyo abuza abamukomera amashyi cyangwa abajyana nabo ku rugamba, arinumira akabwira ngo indabukanyirezanyo zanyu mwanyimye ntacyo muzabibona. Ariko yava ku rugamba ibintu bikikora, ibintu bijya burya bibasaba. Muzasoma igitana nindi kwivugira amagambo ari mu gitabo cya Samweli n'ibice 10. Aho Sawuli bamwimye indabukanyirezanyo, akabayimwimye ngo n'abagabo b'ibigoryi. Kwima umwami rero indabukanyirezanyo cya, kandi nanone nawe akinumira akigera ku rugamba, ibintu biba ari sawa. Rero turashima sinje gusesengura, ntabwo ngo nawe usesengura umwami ahubwo arashima. Ni ukuri ndashimye cyane. By'umwihariko undi muntu nari buvuga izina, ni umunyamakuru wagize ati amadini n'amatorero badutumye avugiramo n'abasore banga gushaka kubera ikibazo cy'ubukene. Mw'abasore mwe dukura amaboko mu mufuka dukore tubone urufaranga. Nacyo icyo kibazo bagisubije, ariko hari ibintu bikomeye mu bintu mwumvishe mu magambo umukuru w'igihugu nyakubahwa wacu Perezida Paul Kagame, umubyeyi w'abanyarwanda. Yatekereje aravuga ati igihe kirageze abapasiteri mukava muri depression, mwarirutse. Kandi koko nibyo ibyo yavuze ibintu biri byo, ko nawe uhakana yuko bafunze bamujije ubusa. Nibyo yagombaga kuzuza. Ni igihugu cyiza kiri ku muvuduko w'iterambere, ibintu by'akajagari n'akavuyo, gasanga n'umuntu agiye gusenga ahantu nta karangi ni ivumbi, niho biba biri. Buriya ajya gukuraho nyakatsi, abantu benshi bararize ngo atukuye kuri gakondo. None uyu munsi amatara atatse imihanda, abantu baba mu mabati, nabwo kandi bamuteye amabuye. Ariko igihugu kimeze neza, nta hantu wasanga nyakatsi. Wabaga uri kwirira mu gihe cya nyakatsi, nanjye nubwo ndi mutoya ariko nigeze kubaho muri nyakatsi ahantu hamwe. Wabaga uri kwirira ukabona ikinyamujonjorerwa kiramanutse kikupise hasi, kivuye hejuru mu byatsi. Ariko uyu munsi ibintu niterebye. Rero reka dusohoka ni Zefaniya ibice 3 umurongo wa 18, ubundi tugahita tuganira iminota mikeya dushima gusa nyine tunabitekerezaho, ntanakubwira ati ibyabaye nyine ni umugambi w'Imana. Imana ikunda ahantu heza. Baba Zefaniya na Bahagayi bagiye bavuga ngo inzu y'Imana ngo yabaye umusaka, Imana yashakaga nayo ngo iba ahantu heza. Ariko mwari mwagera mu bantu basabye kuzuza ibisabwa kuntu hasa neza, uturangi hasa neza. Yabawe nyine ni ibintu bigendera kuri viziyo y'igihugu. Nzateranyiriza hamwe. Zefaniya ibice 3 umurongo wa 18. Abakumbuye guterana kwera bahoze ari abawe, bavunwa n'ibibakoza isoni. Ndarekeye. Gahunda y'Imana muri uyu mwaka wa 2025 guhera mu kwezi kwa mbere, Imana ifite gahunda ikomeye yo guteranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Iyo niyo gahunda y'Imana. Kandi mbabwire, iyi press conference nuyumvagamo icyizere ko hari ijambo ryiza riri buze kuvuga. Ni ukuri turashimiye inzego zibishinzwe zigire zibikore, kandi koko nibyo
igihugu nubwo wenda nawe yagiye abivugaho akaba ati hatagira wenda abandi bantu babifata ukundi, ariko birababaje kuba umuntu yagambanira igihugu yitwaje iyobokamana, kandi birababaje nanone kuba umuntu yarakara akarakazwa nuko bamubwiye gukubura icyumba araramo cyangwa gukoropa ubwiherero ajyamo. Ibyo biba bibabaje, ababyumva wenda barabyumva. Umuntu akarakara nuko bamubwiye ngo korera isuku aho urara. Nimba isi iri ishuri buri gihe bikeneye abanimateri. Kera umwanimateri wahoraga atubwira byaba nibyo ku ishuri, abanyeshuri murabizi, ugasanga abantu bari gusererana animateri yanze kujya gukoropa gasima cyangwa akabuga gahanda cyangwa domitori cyangwa dorotwari mu yandi magambo. Umuntu akanga animateri ngo ambyutsa ngo buri gihe amoza mu masuku, ngo buri gihe amoza muri refectoire, ngo nkora amasuku. Ibyo nabyo byaba bibabaje. Wenda icyatinzeho nicyo cyakosowe. Imana nayo ifite gahunda yo guteranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Mu by'ukuri tubayeho hatariho abanyamasengesho, abantu bamwe babibyigenge, hatariho insengero zifasha ibintu byinshi kandi bikomeye. Naninginga nanasaba abahagarariye amadini n'amatorero ndetse n'umuntu wumva ko akunda itorero akunda ahasengera, nibavuga kuvuga ngo bazane inyubako, mwubake inyubako zigezweho, ntukikanyize. Barashaka kugendana na viziyo kugira ngo ejo nanone batazongera bakaza bati noneho abantu dukeneye n'abafite etaje munsi harimo parikingi, kugira ngo niho igihugu kiri kugera n'iterambere. Afurika irashaka kuba i Burayi ho mu Rwanda hazaba i Burayi bwa Afurika, nyine habe heza, nyine bibe sawa tu. Nibakubwira ati dufite inyubako plani, turashaka kwagura, abantu dukorera itorero, nanda ninijemo. Nanone umuntu nabivuga, umushumba nabivuga, ntavuge ngo agiye kuyagura essence cyangwa ngo ayaguriremo imodoka umugore we cyangwa atangire minerivare abana be, bya bindi by'indanini. Abantu bakorere hamwe batera imbere. Imana yo ifite gahunda, kandi na marayika Imana yahaye kuyobora igihugu, kuko uriya ni umushumba ushumbye igihugu cyane, ariko ni seriye we pe. Nahoze mbwira abantu ngo ni seriye, nkuko nanjye njya mba seriye, abantu bagaseka. Oya ni seriye, udatinya, utubahiriza inshingano. Nuko gahunda ziba zihagaze. Nyine ni mu kiganiro ku Ngoro TV, aho umuturage ku isonga yaravuze ngo umuturage ku isonga. Ejo narababwiye ngo ati biragoye ugambanira itorero, ukagambanira umuryango wawe, ukawusenya, n'igihugu wakigambanira. Nanone ikindi nitangire message, hari abapasiteri bagira ubuntu bwa shyushyuri wagira ngo nahe. Buri gihe reka mbabwire, dukorera Imana yo mu ijuru, kandi Imana ni data wa twese. Ugasanga umuntu w'umupasiteri afite shyushyuri iteye ubwoba, ari guteranya abapasiteri bagenzi be. Bayobozi mwumviriza abapasiteri, uwo ni umugambanyi uri kugambanira abandi. Mu gitondo nabwo bwacya Imana nagambanira igihugu. Nimba agambanira iby'abantu bemera, nawe ukavuga ko yemera, ngo urabona ngo naka, bakanatera amakomenti. Mujye mubanza mushishoze. Bene abo bantu si intwari pe, si intwari z'itorero, si n'intwari z'igihugu, si n'intwari ahubwo ni abantu b'utugambo gusa. Habonetse n'undi ubatamika bagambana. Umuntu ugambanira mwene se, niko Bibiliya ivuga, uwavumwe rwose. Zana shyushyuri ngo kwa naka, ngo bimeze gute, ngo kwa pasiteri runaka ho ngo bagira gute, akagamba. Kandi uwo muntu akaba atamwegere ngo amubwire ngo umva mwene data, warahamagawe, uri umushumba nanjye nkaba umushumba, ndakwinginze wenda mucuranga cyane muzagabanye, cyangwa mwongeremo sound proof kugira ngo tutabangamira abaturage mu myemerere yacu, nabo ugasanga nyine baturakari. Ariko umupasiteri agahaguruka akavana akajya ku karere, wagiye kugambanira mwene se w'umupasiteri. Sha rwose reka nkubwire, urimo urirushye. Mukunda gusoma ijambo riri muri Paulo ngo Paul ngo yarenganyagwa akiri
yitwa Sawuli, sibyo ko nta nubwo ryigeze rihinduka, n'ubundi Sawuli niyo Paul, ariko ngo yarenganye ubwoko bw'Imana, n'ubu ngo kumva kuri mu ishyaka ry'ibyiza. Ariko urakabeho Rwanda, mubyeyi uduhetse, kuba wongeye gutekereza ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Mu by'ukuri turashimye, waduhaye amashuri ko tungana natwe, twigisha gukunda igihugu no kugikorera, twigisha gukunda umuryango no kuwukorera, twigisha kwitanga tunitangira abandi. Natwe iyo duhagaze, njye Imana ishimwe, nemera Imana n'abantu bayo. Iyo umuntu navuga ngo yemera Imana n'abantu bayo, haba nyine aharanira icyubahiro cy'Imana habaye, kuko nyine muri iyo myizere iyo hagiye medikasiyo no kwiga n'amahame, ibyo bintu bigenda neza kandi bikaba sawa. Rero turashima cyane cyane uyu munyamakuru watumitse, ntago ndi bumuvuga izina. Imana imuha umugisha, Imana iguha umugisha mwinshi, wadutumikiye kandi nawe yari yiteguye kugira ikintu abivugaho. Yari ameze nk'umuntu nyine umvaga n'ukuri twese turyoherwa, abujuje ibisabwa. RGB niki mufungurira abantu, uba abantu bari kunywa za suruduwira, abagabo benshi, kandi n'ukuri iyo amatorero atari gukora, abantu benshi babibirara, abagabo bahinduka abajura. Ubu ngubu ari ahantu honzi, ni amakuru yizewe nkurikirana, kubera abantu nibagisenga n'abakibi bose. Hari umuvandimwe ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina, mu kagari ka Rwaniro, ndahamya umudugudu wa Rwaniro ya kabiri. Hari umubyeyi, ni umukuru w'umudugudu, yiciwe amatungo yose, barayica. Ntituvuze ngo wenda ngo nabasengaga babikoze da, ariko abantu usanga bari kuzerera, banasubiranamo rwose. Bayobozi rwose basi nk'abantu bo mu cyaro nabo muzabarwaneho, ibintu bigende sawa, bagende bakora gake gake. Nanjye nyine rwose barwaneho nyine, bakore gake gake, basenge, binginge. Hari ibintu bidufasha natwe n'urubyiruko, nka narize njya nkora. Urubyiruko akenshi bagira ngo rutekereze ku bindi, araza akaza mu rusengero akumva ihumure ry'Imana, pasiteri yatera rero yange Imana izagutabara, yanagerekaho ariko izagutabara wakoze, ukabona umuntu afite ibyiringiro by'uko Imana izamutabara, akajya no gushaka ikintu akora, akanakora yizeye izo mbaraga zihesha abantu umugisha, bakamutoza gutanga amaturo, kandi bigira umugisha pe iyo umuntu yabyemeye gutyo. Pasiteri akavuga ati kora, ukora usenga, tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, bikaba byiza. Ibyo nabyo biba byiza. Kandi nanone natwe ntago tunenga ko bafunze kubw'impamvu runaka, kubwo yuko batwanga abayobozi badushakiraga ibyiza. Natwe dufite ubwenge nje bwo kureba ahantu igihugu nyine kiri kugana, ibintu byiza. Nimba bari kubaka amastade meza, insengero nazo zibe nziza, ibintu nyine bigende neza, kuko nta hantu umuntu ukomeye n'uworoheje ashobora kujya kandi akajya yiyubashye, yiyambuye bya byubahiro byo mu isi akahinjira. Urusengero rero rugomba kuba rwiza, nk'uko His Excellence yabivuze ati, icyo nshima nuko nawavuze ngo baturegaga ibingibi kandi atari byo. Hoya, ibyo bakoraga n'ukuri. Nk'uko yakuyeho nyakatsi, twari batoya, none uyu munsi umuntu wese arivuga ibigwi iti, umubyeyi w'abanyarwanda warakoze, wadukuye muri nyakatsi. Natwe kera turi abahanzi twajyaga turirimba indirimbo tukazanamo n'ibyo bikorwa byose. Turashimiye kandi n'ukuri. Muhumure, Imana ifite gahunda yo guteranyiriza abantu hamwe bakumbuye guterana kwera. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ibaha umugisha. Rero ngewe nitwa Manu, nagira ngo nguhe ayo makuru mubwire nimba wujuje ibisabwa, Imana ifite gahunda. Nimba warateye akarange mu rusengero ugakora bya bindi byose bakubwiye, Imana ifite gahunda yo kongera kugarura za nama zagiye zitatana pasitoro we.
bagakumbura guterana kwera. Mureke twuzure umwuka wera ku buryo Imana ishimwe ibintu bizabasaba. Imana ifite gahunda yo guteranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Kandi ngenda byizeye mu ijuru hari Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turanezerewe kandi turishimye cyane. Nanagira ngo nange message ku banzi rwose banga igihugu. Nimbura aho wanga igihugu cyawe ukakirwanya ushaka kugisenya ntabwo ugikunda. Nukuri pe. Nimbura aho wanga umuryango wawe ukawusenya ugira ngo uri kubaka nukunda umuryango n'igihugu ubwo ntugikunda. Nimbura aho wanga itorero ryawe ukarirwanya ushaka kurisenya ugira ngo uri kurishakira ibyiza nukunda itorero nukunda n'igihugu n'umuryango nukunda. Ibyo byose bituruka aho ngaho. Abantu barahangayika umunyamakuru Imana ikavuga ati ariko kuki atabashije ibindi. Imana iguha umugisha rata. Imana iguha umugisha. Aravuga ariko abantu aratubariza ubundi iyo wageze ku Mana cyangwa ku mwana ahantu uhakura igisubizo kandi kinyuze. Imana rero ibagirire neza. Ni Ingoro TV njyewe nitwa Manu. Ibintu nitirebye kabisa ndanezerewe cyane. Nukuri ndanezerewe pe. Nkunda kuhabwa ngo nkunda igihugu n'abanyarwanda n'Imana n'abantu bayo. Ndanezerewe. Ririya jambo wenda abantu ntibashobora kubyumva. Abo bireba umuntu wujuje ibisabwa afite isuku yarakoze isuku abo bireba babikore. Ndaje nzabereka agafoto ndi mu rusengero ndimo ndarihimbaza Imana. Nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Ikindi nanone hari igihe amadini n'amatorero bidushuka wa mugani. Ariko Yohana yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Kandi buri muntu mu idini cyangwa mu itorero rye abo ushejwe muri ryo muri Kristo Yesu. Biriya bindi ni mu by'ukuri pe. Umuntu akishingira nuzaye akabeshya abantu. Iri jambo ryari busubizwe uwo bita yari umwami. Ariko Yesu avuga ati niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Yesu aguha umugisha amateka y'ubuzima bwawe ahinduke kandi ibintu bigende neza. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bamwe bazavuga ngo twasuraga abarwayi bati mwabikoreraga kwiyabonesha nimwabikoreye mu izina ryawe. Kandi imirimo yose iri hanze yo kwemera umwami Yesu iri hanze iyo ni ubusa. Gusura abarwayi utemera Yesu nk'umwami n'umukiza ni ubusa. Na Korneliyo yarabikoraga ngo ariko iyo mirimo Uwiteka akayishima. Niki Imana ikubwira ati nabyo iri kubishima. Imirimo ukora irayishima. Akira Yesu akubera umwami n'umukiza. Usome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ngo menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ngo Bibiliya iravuga ngo Korneliyo nubwo ari umunyedini ngo Petero amugezeho ngo yuzura umwuka wera. Ngo umwuka wera amuhishurira ko Kristo ari umwami. Ngo atangira kuvuga mu rurimi rushya. Kandi biragoye yuko umuntu utemera Yesu yakuzura umwuka wera. Ariko umwuka wera nyine uranawupinga ibintu nyine ugasanga byabaye ukuntu. Ariko ndakubwiza ukuri niko kuri. Umuntu utemera Yesu sinzi nimba mu bitabo by'abemera Imana birimo cy'ababudayizimu. Muri no minsi ndi kujya nkora ubushakashatsi kuri budayizimu ibintu bigiye bitandukanye ngo ndebe neza. Ariko niwe nzira